wowe ufite ikibazo cya kanseri ugiye kujya aho ngaho uvuga uti kanseri ishobora kuvurwa n'umukomamanga birashoboka cyane. Hello guys, ndabasuhuje mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe, like na share na comment kuri channel yanjye yitwa Abroad TV. Imana ibaha umugisha. Reka suhuze abakunzi banjye by'umwihariko abantu munkurikira muri iki gihugu cy'u Rwanda, bari muri Amerika, i Burundi, muri Congo, muri Tanzania, muri Uganda, rwose muri Kenya. Ndabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Ukuntu mukomeje kunkurikira mumpereza ibitekerezo, munyandikira muri comment, mumpamagara. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero naje kubasubiza abantu dufitanye gahunda y'uru rubuto. Ngira ngo murarureba n'inyuma yanjye rwose rurahari. Mwabimbwiye muri benshi iti rwose tubwire icyo cyatsi, tubwire icyo kintu kikuri inyuma. Ngira ngo muri kukibona, ngira ngo murakireba, n'imbuto zacyo na hariya murimo murazireba. Nabonye benshi munakizi kuko mumbwira amazina yacyo, ikiba cyitwa umukomamanga cyangwa se pomme grenade. Nje kubasubiza rero tutabatindiye, reka tugende tuvuge kuri iki kintu gihingwa cyacu kidasanzwe cyitwa umukomamanga. Umukomamanga ubundi ntabwo ukunda kuba muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbanza akakantu nkababwire rwose pe. Iki kintu gikunda kuba mu bihugu byo hanze, cyane cyane mu Bushinwa, mu Buhinde, niho hakunda kuba umukomamanga. Ariko ku bw'amahirwe nyine nanjye nagiriwe umugisha, mbona imbuto ndagitera. Nkunda ubusitani cyane, ndagitera. Hanyuma ndavuga nti iki gihingwa nzajya mbabwira akamaro kacyo, hanyuma mbabwire icyo kivura, namwe mubashe kuba mwakivura mu buzima bwacu. Uyu mukomamanga nk'uko mubibona, wowe ufite ikibazo cya kanseri ugiye kujya aho ngaho uvuga uti kanseri ishobora kuvurwa n'umukomamanga birashoboka cyane. Wowe ufite ikibazo cyo kubura amaraso, umukomamanga urabikemura. Wowe ufite ikibazo cya diyabete ikabije, ivurishe umukomamanga. Wowe ufite ikibazo cyo kugabanya isukari, ukarwara diyabete, kikongera imyunyungugu. Wowe ufite ikibazo rwose cyo kubura abasirikare, uyu mukomamanga nkuko nababwiye ubushize ngo cloves clovu ngo nayo yongera abasirikare mu mubiri. Uyu mukomamanga nawo urabikora, uvura izo ndwara. Wowe ufite ikibazo cyo kuribwa mu kiziba cy'inda mu gihe utwise, iyo umuntu atwite ubundi aribwa mu kiziba cy'inda cyane. Wowe ufite ikibazo cyo gutwara inda zivamo, ukunda gutwara inda ariko ntumenye uko bigenze, inda zikavamo, nta kibazo wagira uramutse ufite runo rubuto rwacu rwitwa umukomamanga. Rwose nimba ufite icyo kibazo wangana. Ngo murabibona guys, kiraribwa. N'ubuto bwiza cyane, akenshi mujya munambona. Ntabwo nshobora kwicara muri ubusitani bwanjye ngo bwire ntariye uru rubuto. Akenshi cyane mba ndurya. Ndabibasobanurira n'ibindi birenze ibyo ngibyo byinshi bitandukanye rwose. Mbanje kubabwira icyo bivura kuko ari cyo mwansabye, uburyo gikoreshwa umuntu akivuza. Nzabibabwira mu yindi video, munyandikire mbabwire uko bishobora kuba bikoresha mu kuba byakuza imyanya yanyu y'ibanga, ya myanya tuvuga ndangagitsina. Waba uri umugore cyangwa se uri umugabo, uyu mukomamanga wongera iyo myanya. Iyo ufite gatoya akantu rwose pe ugashiduka byaciyemo, uyu mukomamanga urabikora. Niba utagira ubushake bwo gutera akabariro, niba utagira umukomamanga ni umuti mwiza cyane. Ariko ku muntu noneho urwaye kanseri, wa wundi watangiye gupfuka umusatsi, uwo nawe yifashishije umukomamanga mu gihe kingana n'amezi 6 gusa aba amaze kubona resulta. Murakoze cyane rero, munyandikire muri comment, munampamagare niba mushaka kongera kumenya byinshi. Uyu mukomamanga wacu, yaba ari bino byatsi byacyo, yaba ari imizi yacyo, yaba ari izi ndabyo uko nguko kiba kirimo kizamuka, yaba ari runo rubuto,
biravura kandi cyane indwara. Umukomamanga uvura indwara zirenga 64. Izo ni nkeya mbashije kuba nababwiramo. Hanyuma mboneraho umwanya wo gusubiza abantu mu mpamagara cyangwa se mukananyandikira ngo se ngo twabona urugemwe ngo rw'icyo giti gute, ni gute twabona iyo pomegrenade, ni gute twabona umukomamanga. Ntago bikigoye rwose, mu mpamagare munanyandikire, nzabibagezaho, nzabereka uburyo mwabibona kuko imbuto zirahari turazihombeka. Mwakoze rero kubana nanjye, munyandikire muri comment abantu bashaka ko nkomeza iyi video nkabasobanurira noneho uburyo ushobora gukoresha umukomamanga mu mpamagare. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye, mukomeze mukore subscribe, like na share na comment kuri channel yanjye yitwa Blood TV. Mutibagirwa no gukanda akazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha.